iyi company irashaka kuba yahagarika imiryango yayo, irashaka kuba yafunga imiryango yayo mu buryo OCP yabikozemo. Kaze wabashije kuba wakora subscribe kuri Mbiri, reka nkubwire yuko uyu munsi tugiye kuba twagaruka kuri company ya TMP Limited. Reka nkubwire yuko rero tugiye kuba twayigarukaho tukaba twabasha kuyiganiraho mu gihe hirya no hino biri kuvugwa yuko iyi company yaba igiye guhagarika gutanga amafaranga ku banyamuryango yabo, yewe ikaba yafunga imiryango nk'izindi company zose uko zagiye zifungwa. Reka nkubwire yuko bimwe mu bimenyetso biri kugenda bigaragarira abanyamuryango b'iyi company bitarimo birabashimisha rwose nk'uko bari babyiteze cyangwa se nk'uko bateganyaga nyine kuba babikuza nk'ibisanzwe cyangwa se bateganyaga kuba bakora inshingano nk'ibisanzwe. Ubundi mbere yuko tuvuga ku byiza cyangwa se ibi by'iyi company, yari company ki cyangwa se nubwo yafunga yabafunze mu buhe buryo yaje mu buhe buryo? Abantu musanzwe n'ubundi mureba video zanjye ngira ngo murabizi yuko TMP tutayigarutseho rimwe cyangwa se kabiri, ahubwo twayivuzeho kenshi gashoboka. Iyi ngiyi n'ubundi ni company yari maze igihe kinini cyangwa se ni business online yari maze igihe kinini ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire yuko kandi abantu mukunze gukurikirana video zacu hari ama company menshi n'ubundi akora nkayo, tujya tubahuza nayo, ngira ngo murabizi mu buryo bwo gukorera amafaranga online. Usibye iyi TMP hari izindi company nyinshi nagiye mbazanira cyangwa se izindi business n'ubundi zikora nkayo online nagiye mbazanira ahangaha kuri Mbiri n'ubundi. Ariko kandi reka nkubwire yuko ubaye utarinjira muri iyi TMP uyu munsi wa none ntabwo nagushishikariza kuba wayinjiramo. Ubundi najyaga nza ahangaha nje kubabwira ngo nimuze mwiyandikishe muze dukorere amafaranga. Ariko uyu munsi no bifate nko kuguca intege wowe uri muri TMP ukaba uri kunyumva, uratega amatwi wumve impamvu ugomba kuba wigengesera nyine muri no company. Ikindi niba hari ayawe ufitemo ukaba ugomba kuyakuramo nyine mu gihe batanze uburenganzira, wabona kandi bidashoboka cyangwa se hari ukuntu bari kubashishikariza ngo gushyira mu bigega ukaba ugenze gakeya ukaba wirenze ibi bintu nyine kubw'ibimenyetso ngiye kukubwira nyine, nawe urasabwa rero gukurikira iyi video kugira ngo uze kuba menge nyine. Reka nkubwire yuko kandi ubaye utarayinjiramo nawe ikintu nakubwira no kubanza ukantega amatwi ukabona gufata umwanzuro wo kwinjiramo cyangwa se ntiwinjiremo. Uyu munsi abantu benshi bari kwibaza ngo ariko se company yafunze cyangwa iri gukora n'ubundi nk'ibisanzwe, kubera iki se bamwe bari kubona amafaranga abandi ntibayabone? Kubera iki inshingano bamwe bari kuzikora abandi ntibazikore? Ni ukuvuga ngo murabizi Mbiri hano nabafunguriye agakawunti tugomba kuzadukoresha n'ubundi twigiraho, si muri iyi company gusa n'izindi company nagiye mfunguramo account kugira ngo tujye tuzikoresha twigiramo nyine tujye tuzigiraho. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe inshingano zatangwaga buri munsi. Reka nkubwire yuko ariko hari iminsi bajya bakora bakayigira konji mu buryo nyine budasobanukiwe abayobozi cyane budasobanukiwe abakozi bo muri TMP cyangwa se bo muri company nyine, ugasanga habayeho konji idasobanutse cyangwa se ugasanga n'umuyobozi nago aje ngasobanure impamvu nyine y'iyo konji yabayeho. Ariko kandi ugasanga habayeho konji ziteye n'urujijo, ugasanga habayeho konji zisubiramo. Reka nguhe nk'urugero, abantu bo muri G1 bamaze kubikura inshuro zigera kuri 3. Ubwo ni muri job 1. Ku bantu muri TMP muraza kubyumva cyane mwihuse, ariko abantu batayibarizwamo rero muraza kunyihanganira nyine ubwo mwebwe ntabwo muramenya ibijya mbere, ariko ndabasha kubasobanurira. Ni ukuvuga ngo hano n'ubundi muri TMP harimo amajob 4 nk'uko nabibabwiye muri video zagiye zibanza, ariko basobanura uburyo ki mwaza mukazibyaza umusaruro n'ubundi mugakoreramo amafaranga. Ariko reka nkubwire ngo abantu bo muri job ya mbere bamaze kubikuza inshuro zigera kuri 3. Mu by'ukuri abantu bo muri job ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane batarabikuza na rimwe, kandi aba bantu nibo bafitemo agatubutse. Reka nkubwire ngo umuntu ufite amafaranga make kuri balance we wo muri job ya kabiri kugeza uyu munsi ari kubarirwa mu bihumbi 135. Yego umuntu uri normale utarigeze wenda se yagira ayo bamuha ku ruhande y'amakomisiyo cyangwa se n'ibindi bindi, umuntu nyine usanzwe. Reka nkubwire yuko uyu munsi afiteho amafaranga arenga 135 nyine agomba kuba yabikuza. Byatewe n'iki kugira ngo ayo mafaranga abe ayafite? Ariko mu by'ukuri kwabikuza ari ikibazo gikomeye cyane kitoroshye. Byatewe nuko bagiye babaha amakonji, bagapanga amakonji ku munsi n'ubundi bari basanganywe umwe mu cyumweru. Ibaza nawe kubugenewe umunsi umwe mu cyumweru uko wabikuza, ariko mu by'ukuri uwo munsi umwe mu cyumweru bakawupangamo konji. Yewe byaba ngombwa n'umunsi wo kuwa mbere uzakurikira nyine uwo munsi nanone bakongera bagapangaho indi konji. Ni ibintu byagiye bibangamira nyine abakozi bo muri G2 ndetse bikabangamira abakozi bo muri G3, yewe bikabangamira n'abakozi bo muri G4 dore yuko nayo yari ifunguwe vuba kandi igashorwamo akayabo k'amafaranga agera ku bihumbi 810. Aya mafaranga rero ntago ari makeya kuyakiniramo, byatuma umuntu arwara n'umutima, byarwaza umutima umuntu. Reka mubwire yuko kwifata ugafunga cyangwa se ugatanga konji kuri uyu muntu washyizemo 800 ni ibintu byatuma n'uyu muntu arwara n'umutima. Ni handi ujya kumva nk'abantu ngo biyahuye. Ariko kandi abantu mumenyereye ibi bintu, abantu twagiye dukorana ingendo n'ubundi zo gusobanura ibi bintu, n'abantu mwabashije kuba mwajya muri za companies n'ubundi zigiye zitandukanye cyangwa se za business online zigiye zitandukanye. Hari abantu babibonye bwa mbere, ariko mu by'ukuri hari n'abantu baba batabibonye bwa mbere. Urugero navuga nk'abantu baba barajoininze ziriya za Tati business yigeze kuba yitwa Tatu cyangwa se business yitwa STT
reka nkubwire cyangwa se umuntu ugeze kuba yajoyininga business ya OCP nayo ngira ngo bamwe murayizi abandi ntabwo muyizi, ariko ni business nyine ziba zaraje n'ubundi zigakora nk'izi ngizi, ugasanga ziraje n'ubundi nazo ziri gukora bya bikorwa nababwiye bituma ziramba. Hari ibikorwa nababwiye bituma nyine izi business zimara amezi agera kuri 6 n'ubundi mu gihugu, ugasanga iraje kubise amezi 6 ariko nyuma y'amezi iri gutanga amafaranga iragiye. Abantu babisobanukiwe neza, iyo haciyeho amezi 5 ntabwo bongera kuba bagira gute bagira amafaranga bongeramo, kuko bajya bagira ibintu bimeze nk'ibigega nyine ngo byo guhunikamo ugashyiramo amafaranga ukazayakoramo yarungutse. Ariko abantu babizi neza bajoyina zo company nakubwiye hejuru n'ubundi zirazageze twika abantu zimaze amezi 6 mu Rwanda, abantu bagiye bazibamo ntabwo iyi ngiyi bari gutusha gushyira amafaranga mu kigega nyuma y'amezi 5. Ibyo bintu ni amakosa nyine, iyo ubikoze n'ubundi ujye uteganya yuko bishobora kukugiraho ingaruka igihe runaka. Reka nkubwire yuko rero ahangaha abantu bahangayitse cyane kandi bakomerewe, yewe bamwe batari no kuba batari kubura kuba bajya muri groupe ngo batukane cyangwa se babwira nabi abayobozi, dore yuko umunsi muri groupe nta kintu ari kubivugaho n'ubundi. Reka nkubwire yuko bari kureba amafaranga bakayareba ku mapananse yabo, ariko batemerera mu by'ukuri kuba bayakuraho. Bamwe rero bari kugira umutima uhagaze, ugasanga kurya byananiye kuryama. Reka nkwinjize muri groupe urebe ngo ni ibiki, kuko niba umuyobozi yifata akazana amafoto nk'aya ngaya muri groupe nagira n'ibintu byinshi abivugaho, kuko ashobora kugira ikintu nyine avugaho agasanga abantu ntabwo babyakiriye neza. Uyu munsi dore babaze kubabwira yuko ngo kubikuza ngo ni kuwa 5, ariko mu by'ukuri kuwa 5 sinzi ngo uko hazagera aba bantu bavuze angana iki. Ejo hari kuwa mbere wari umunsi wa 3 bahawe konji mu buryo bwo kuba babikuza, ariko babahaye konji nyine babageneye konji idasobanutse, ariko kandi iyo konji yatumye nyine bavuga amagambo menshi. Mu busanzwe ubundi iyo habyageraga nka saa 3 z'ijoro umuyobozi yahitaga afunga itsinda akaza agatanga inama runaka cyangwa se akagira ibintu aganirizaho abantu nyine abakozi ba TMP, ariko ntabwo ariko byagenze ku munsi w'ejo. Reka nkubwire yuko ku munsi w'ejo yabashije kuba yaza agafunga itsinda gusa, nta kintu yabashije kuba yavuga haba mu gitondo cyangwa se nimugoroba. No kuvuga ngo iki ni kimwe mu bimenyetso biteye ubwoba bihangayikishije n'abantu bafite amafaranga yabo muri iyi kampani n'ubundi ya TMP. Ese koko yabigiye gufunga cyangwa se ntabwo igiye gufunga koko kuwa 5 bazabasha kubikuza? Reka nkubwire ngo njyewe naguha icyizere cya 50%, naguha 50% yo kuba wizeye, ariko kandi ngaguha indi 50% yo kugenda ukabanza ukiyakira ukitekerezaho ukumva yuko byose bishoboka nyine. Niba ufite modesta 50 yawe cyangwa se ukaba ufite 800 yawe mo hano, reka nkubwire yuko ugomba kugenda ukumva yuko byose bishoboka. Uko nguko ndi kugenda manura nyine gutyo uri kwa muri sikirini, aya ngaya ni amagambo atari make yagiye avugwa n'abakozi bakorera muri TMP nyine. No kuvuga ngo aya magambo nta gitekerezo kirimo kizima, kandi ikindi nta jambo ry'ihumure rizima ririmo muri aya magambo yagiye avugwa n'ubundi n'abakozi ba TMP. Aya ni amagambo arimo ibitutsi cyangwa se arimo nk'inyuro baba bari kugenda nyine bacyurira abayobozi n'ubundi ba TMP nyine babwira ati gute mufata konji, gute mugira gute bigute nyine biterwa n'iki gukura abantu mutima, ati ntago dutuje ntago dutekanye. Ariko nubwo baza bakavuga ibyo bintu byinshi cyane bakavuga ntago umuyobozi aba yahindukira ngaze abe yabasubiza cyangwa se agire ikintu abivugaho. Iyo ni indi mpamvu ya kane mu mpamvu nabashe kuba nakubwira n'ubundi, indi mpamvu ikomeye cyane igaragaza yuko kampani 50% ishobora n'ubundi kubacyura cyangwa se nibacyure. Ariko iyi ni impamvu nyine iteye ubwoba, ni ibintu nyine biba bitakabayeho. Ni gute abantu birirwa umunsi wose bivugisha bavuga ibintu byose bashaka cyangwa se ibintu byose babonye muri groupe, bakavuga ibyo babonye byose, mu by'ukuri iyo groupe nkaho idafite umuyobozi kandi ifite abayobozi. Ubundi hari igihe cyageze iyo wageragezaga kuba wavuga ibintu bitari byiza mu mbaga nyamwinshi nka gutya, ukaza ukavuga ibintu bibi nyine biharabika nka kampani, bahitaga n'ubundi bagukura muri groupe. Ariko ku munsi w'ejo ho kuwa mbere kakubwire ngo iyo habaho nk'igikorwa cyo kuba wakura umuntu wavuze nabi muri groupe ukamukuramo, byari kuba ngombwa yuko havamo abantu nka 400 byibura, cyane cyane kandi abo bantu bari kuba biganje muri job 2, abandi biganje muri job 3 no muri job 4. Abo bantu rwose bari gukurwamo bagera kuri 100. N'ubundi ntago byabujije umuyobozi kuba yagira abantu n'ubundi akura muri groupe, dore yuko groupe ubundi turi abantu bagera mu 1200, ariko uyu munsi wa none abantu bagera muri 320 babashije kuba bakurwa n'ubundi muri groupe. Abantu bagera kuri 300 bakuye muri groupe, nubwo batakuyemo ku munsi w'ejo, ariko reka nkubwire yuko bagiye bakurwamo gake gake, ukajya ubona aho kugira ngo kampani abamemba bayo biyongere ahubwo baragabanuka. Reka nguhe urugero, uyu munsi wa none ushobora kuba utari kubira, reka ngushyirireho akantu k'agafresh kari bubikwereke. Nubasha kureba hano uri buhabone umubare 880. Uyu mubare ni groupe member. Mu by'ukuri uyu mubare mu kwezi kwa 4 wari 967. Aho ngaho hari mu kwezi kwa 4, ariko umunsi wa none turi mu kwezi kwa 7, uri kubona yuko harenzeho amezi 3 abantu kugira ngo bazamuke ahubwo bagasubira inyuma. Ntabwo ibi bintu bamwaregeze bitekerezaho, kereka umuntu wenyine wabitekerezaho ni umuntu ugendera hafi cyangwa se wita kuri ibi bintu nyine niwe muntu wenyine wabitekerezaho akibaza n'impamvu. Kuvuga ngo aya business ngira ngo murabizi tuba tuyamenyeye, dusanzwe n'ubundi tuyakoraho ndetse tunayavugaho
cyane bitari ibya hafi aha ngaha murabizi niko kazi gakorerwa aha ngaha n'ubundi kuri mbiri, ni ukuvuga kuri business zaba inshyashya zasohotse yaba izo dusanzwemo ariko zitari gukora neza, ariko kandi tukajya n'inama z'ukuntu twabasha kuba twabitwara mu nzira nzima. Reka nkubwire ngo aha ngaha rero narinje kuguha icyizere cya 100% kandi nkanakubwira bimwe mu bimenyetso n'ubundi bigaragaza yuko kampani ishobora gufunga nk'izindi zose nk'uko zagiye zifunga. Iyi kampani irashaka kuba yahagarika imiryango yayo, irashaka kuba yafunga imiryango yayo mu buryo OCP yabikozemo.